Barakwereka hari imodoka nziza yaparikaga havuyemo umukobwa ahamagara umusore ati hello bebe, ati uri hehe uramagana hehe? Umusore ati ndi hano, ati oh tinakubonye, ti ni wowe? Ati rwose ni njyewe, ati rwose, ati ni mwebwe se muturutse mu modoka? Aba aritegereje asanga yambaye ibicitse, ati Jesus ndapfuye noneho, atabona nahasebera agahita yirukanka. Umukobwa ati bebi kuri kwiruka ugiye he? Ati nimumfashe tugende tumenye aho agiye, wasanga agiye kwitegura atari yiteguye neza. Bebi kamu umva mereza iyo bage, mereza rwose ako kabogisi nigendere. Umukobwa disi aba afite urukundo rwaramushajije, ntabwo wita ku musore uko ameze. Barakwereka hano iwabo w'umusore ntacyo kurya baba bafite, ntacyo kurya rwose baba bifitiye. Umuma hano umubyeyi rwose w'uno musore aba ari kwinywera agakoma kaba kari mu kabasi, nta masahani na make bagira, baba ari abaturage boroheje bo hasi. Barakwereka wa mukobwa aba yarakunze umusore aza yirukanka cyane ngo rwose ajye kureba aho umusore amugatiye. Yinjira hano ati baze mumbye umusore mwiza nk'uriya, umusore nakunze nihaye wese. Hano umusore aba ari guha disikuru mama ati mama duhunge, ati ndakwinjiza rwose tugende. Muri kwa kugenda umukobwa ahita abagwaho kibunamo amaguru, ahita abagwaho rwose ati bebi, ati ni njyewe, ati kubera iki umbona ukirukanka? Ati bebi disi umubyeyi hano we aba yari yakiriye ubukene bwe, aba yarabushimye. Ati murakoze bana banjye, ati amakuru muragenzwa n'iki hano? Ati ko umuhungu wanjye yagize ubwoba. Disi wa muhungu yegera umukobwa yakunze nubwo bwabaye ubusobozi bukenya, akamwinginga ati bebi, ati mukobwa mwiza, mwari mwiza, umbabarire kuba rwose naratumye igihe cyawe naragutereye igihe, umbabarire ndakwinginze mukobwa mwiza, ndagusabye umbabarire kuba naragutereye umwanya wawe. Ntabwo nari nzi ko nanjye ari uko umeze, nanjye urabona rwose ndakwinginze umbabarire. Umusore atangira kwiregura abwira umukobwa rwose ko yakujije kuba yaramubeshye, akamubwira buri kimwe cyose akamwizera, kandi umusore ntacyo ari cyo, ngo yari azi ko ari uwo bahuje ubushobozi, ariko naje gusanga udahuje ubushobozi. Bibi unyihanganire kuba naratumye uta umwanya wawe, ngusabye imbabazi, forgiveness. Bibi mukunzi nyumva, ndi gusaba imbabazi n'inginzi. Hano umukobwa ahita areba bagenzi be ati rero ni wa musore nababwiraga, ati kano niwe boyfriend wawe? Ati reka tuguhe urw'amenyo. Aba bagatangira bakamuseka disi, undebere disi gusonga umukobwa uba yarikundiye umusore, ngo umusore ngo nuko ari umukene. Baratangira bakamusonga ati ariko wa mukobwa we, ati utabeshye uyu ni sheri wawe? Ati ntabwo nabyumva, ati ahubwo duseke. Ati umukobwa nk'uyu nguyu uturuka ahantu harenze, ufite imodoka, ufite buri kimwe cyose, yakundana n'intumbwa y'umusore? Ntabwo bishoboka. Ati nta nubwo ndi kubyumva. Handise umukobwa ati mwabikobwa mwe mwahise kunsekera umukunzi, uyu mukunzi ni uwanjye, ndamukunda ibihe byose. Pepe ndakwinginze rwose umbabarire kuba natumye uta igihe cyawe. Umukobwa ati ndababwiye ngo mufungwe utwo tunwa twanyu. Disi uno mukobwa abakunda umusore byasana, aba yikundira umusore, ahita ababwira ati mwashinze ikazi mwe, mumvire ku mugabo, uyu ni sheri wanjye kandi ndamukunda, rero mwigomeza kunsonga mumbwira amagambo akomeretsa umukunzi wanjye. Disi umusore aba afite ubwoba cyane, aba yibaza ukuntu yakundana n'umukobwa nk'uyu nguyu, ari gutekereza ati ese ayo mahirwe nayakura yo gukundana n'umukobwa nk'uyu nguyu? Ese ni njye ndi kubonekirwa cyangwa ni abandi? Umukobwa yinginga umusore ati bebi nyumva, urabizi ko ngukunda kandi nzagukunda guhoza ku mutima, urukundo rwanjye rurimo indani. I love you baby, nyumva ndagukunda. Ese nzabivuge kangahe? Sinitaye ngo kuko umeze wikwiyumva ko uri umukene, ntabwo uri umukene ku bwanjye, ndahari tuzakora kandi ibintu bizaza. Ati mukunzi rero, ati ntabwo nakumva, wasanga ari agapangu mumfitiye, wumva bari abakobwa ukuntu bari kuvuga ngo ntacyo maze ngo ndimbwa. Ati wikishinga amagambo yabo, bibi ndagukunda mukundwa,
we ubereye gukundwa, wikigira umusore ngo nukukennye, wikitinya ngo nukukennye, umutima wanjye wagukunze ntabwo wagendeye ngo urakennye, nukuri kw'Imana nyumva baby ndagukunda, buri gisubizo cya buri cyose. Hano umukobwa ukunda iki? ubwo gasore nako gukundwa? Disi nyumvira abakobwa nk'aba ngabo baracyariho. Ese ubwo wa mukobwa we wabuze abasore beza, abasore b'amavogari, abasore bakize wakunda? Reba uno muhungu, reba iwabo nta suku, nta hantu baba ku gasozi, ese ubundi bagira ubwiherero. Ariko wa mukobwa kuki urukundo rwagumishije amaso ntabwo unabona? Uragira ngo uzabeho disi urugo rukuzonge? Ati ntabwo urugo rwananira, njye umusore ndamukunda kandi nawe ndabizi ko ankunda. Ariko umukobwa mubereye ibanga, mubwira ati nta na rimwe uzigira ubaho neza, busa hano nta mavuta yo kwisiga bazagura, nta cyo kurya bazagura, babayeho nabo ubwabo ni udutindi. Ariko se ntabwo utekereza wa mukobwa we? Ati ariko Shamira ntabwo utekereza? Wa gakobwa kadatekereza gusa. Urabona uno muhungu ino mbwa, ntuzi ko nta n'umuhungu umurimo. Uyu ni imbwa. Disi umva amagambo asesereza umusore arayumva, yakumva n'ukuntu umukobwa ari kumurwanaho, agatangira kwiremamo akizere, avuga ati umukobwa ashobora kuba nkunda. Atangira rwose kwiremamo icyizere, akavuga ati wasanga umukobwa nkunda, gusa ababishidikanyaho. Gusa abakobwa bashuti buno mukobwa rwose akundana n'umusore bo bamumereye nabi, bakomeza kumubwira ati ntabwo uwo musore ari ugukundwa. Tureba mama wiwe yifata nk'agaturage, reba ibyo bintu ariko nko wagira ngo reba, ariko ahantu hose n'ibisambu nta nzibamo. Ese ubwo wa mukobwa we ntabwo utekereza? Ariko mana, abakobwa nk'aba ngaba baracyariho, bagira bagenzi babo inama zimeze nk'uko. Ni gute umufata abahungu b'abakene ngo ntabwo dukwiye gukundwa? Ese ubuzima buhindutse ntabwo waza unyirukanyira? Ariko nanjye wanyanze nyimeze uku, ntazateganya ko nzamukunda ngeze aho nzaba ngeze. Nibutsa gukora subscribe ukanafollowinga iyi channel yacu White Shower, tugakomeza kureba agafilimi kari kwenda kagera aho karyoshye. Reba filimi uyirangize. Ahangaho umukobwa atangira kubabwira ati ndabihanije ku mugabo wanjye, aturi kutwaniza kuri kano kagabo k'amafuti kadashinga. Atumva nababwira nabi, mwumvire ku mugabo. Umusore wanjye ndamukunda, sinzi impamvu babwira ngo ndamukunda. Namukunze uko ari, nta na kimwe namukundiye, namukunze kuko umutima wanjye umukunda. Rero ndabihanije, mwumvire ku mugabo. Urabona ibyo bisatsi byose waje kubindarikaho, ibyo bisatsi ndi kukubwira neza. Genda ujye kubibwira umugabo wawe, ni njyewe uyu ni umusheri wanjye, si umusheri wawe. Sinzi impamvu rero wamitiramo kandi ngomba kwihitiramo. Erega nanjye ndi umuntu kandi ndakunda. Niba narakunze umukene se mbizire? Ari n'igihe twabaho neza ugasanga ubuzima burahindutse. Mubaho neza ibiki? Ati reba ariko, ati umukobwa nkawe ugenda amataya akitera, ni gute wakundana n'ino nzererezi? Ati ntutekereza umukobwa wifuzwe n'abasore benshi, abasore b'abakire, abasore b'abana b'abayobozi, ariko ni gute washaka ino nzererezi, ino njamino, ino rwose imbesire? Wabuze byibura n'umwarimu, n'umusore w'umwarimu ufite akazi, umwanya w'uno w'aka gakene na telefone kayibonye kayibye. Ati wa mukobwa ntunatekereza? Ati genda uradusebeje gusa. Ati wa mukecuru tuva imbere, genda tuva imbere. Banamuvumagura mu maso. Undebera abakobwa kuntu hano ari babi. Disi umukecuru aba yifitiye inzara, baramusunaguza ariko ntago abyumva. Buriya ngo ntakica umutindi ahari hose agomba kubaho uko Imana ibishaka. Ndavuga umukene cyangwa se umuntu wereje, ariko ntago ari umutindi. Umutindi ni wa wundi aba afite umutima mubi, abatagwa neza, aba rwose ubona ntacyo umubwiye. Hano umukobwa abona umushuti wakomeza gutsimbara ku musore, agahita nigendera. Ati ngenda nabahunze munamvemo imbere, uzarubage wifashe ntuzongere kunyenera. Ati niba rwose ugiye gukundana n'iyo mbwa. Hano disi umukobwa ahita kubita disi umusore urushyi. Ati wakabwa we, ati wambesire we, agasiga mucana urushyi. Disi sheri we asigara amuhoza. Ati nyine byihanganire, niba rwose unashaka sindi bunasubire mu rugo, tuta twibanira, niba shaka na ziriya modoka bazijyane, ariko wumve ko umutima wanjye ukunda. Disi mwumve umukobwa icyo urukundo ruvuze. Buriya urukundo mu buzima rwaratsinze. Buretse iby'ubu ngubu
ngo urukundo rusigaye rugwa amafaranga, ariko niba hakibaho urukundo nk'uru nguru haba hakibaho abantu bakunda, kandi abantu bakwiye gukundwa, abantu bakwiye kugira urukundo, abantu bakwiye gukundwa rwose bagakundwaza bagateteshwa. nk'uno mukobwa ubu arimutse ari nkanjye namutonesha, namutetesha, namuha buri kamwe kose, kuko biragoye kubona umukobwa yifata agakunda umusore uciriritse, umusore w'umukene. nyabuna nawe rero niba uri kundeba ukaba uri umukobwa, gerageza wiyoroshye, ubuzima burahinduka. uno musore ubuzima bushobora kuzahinduka akaba ubundi. hano disi umusore atangira kwizera ko umukobwa amukunda, agahita amubwira ati baby, ati nanjye ndagukunda, ahubwo niba azakunda umukobwa nkawe yankunda nkumva biracanze, urabizi ko nakwiyeguriye wese, nakubonye numva umutima wanjye ubayemo ikintu, numva ndikanze kubona uturutse mu modoka, nizera ko uri umuntu woroheje ariko nasanze urenze. ati ndakwinginze umbabarire, ati rwose mama, ati nyine, ati rwose kuba nawe gututse, kuba nakubwiye nabi, basi rwose nyumva baby, ntabwo uri kukwanga, ariko kugira ngo umuryango wawe utatane kubera njyewe nakemera nkazarinda uwanjye, nkazarindira umukunzi wanjye uzemera ubukene ndimo, tuzaba duhuje ubukene, byibura atari wowe. nibaza ko nakunda n'umukobwa nkawe ufite imodoka, njye nta n'igare mfite, nta na pikipiki mfite. hano mama disi atabwira umusore wiwe atumva mwana wanjye, ndakwinjiza uno mukobwa ni intwari pe, uno mukobwa aragukunda, kuko iyo batagukunda akikubona ntiyari kwirirwa aza. ati kandi nyumva ibyo nkubwiye ni ukuri. hano disi umusore abitekerezaho, atari kuzi ko wasanga ari byo. ati uno mukobwa, ati rwose arankunda, ati rwose ihangane umwemere, ati kandi uzabona ko inama nakugiriye ariyo. disi umusore ahita afata umukobwa agafata na mama akamubwira ati ndi imbere ya mama, nanjye ndagukunda, ariko nzakomeza ngukunde, nzakurinda abazakubabaza, nyemera dusezerane. hari bogisi umukobwa yarazaniye umusore, hari rwose akafarisi gatonya batwaramo amafaranga kenshi na kenshi, cyangwa se mashini, icyo bita briefcase. umukobwa yarazaniye umusore, kumbi yasanze ari impano yari yamuteguriye, impano irimo amafaranga menshi y'amadolari, impano rwose yuzuye ibifaranga. umusore aratangira atungurwa, ati bino bifaranga se n'ibyanze, atari ku mana kuki usubiriza igihe? agatangira akamwenyura, ati se rongera umpobere, ati ndikumva utamva mu bituza. ati mama disi, kubera ko disi aba atamenyereye gutunga amafaranga, inoti ijya kugwa agasigara yifashe ku kiganza. undebere nawe ubuturage ukuntu tuba twaragowe, abaturage tuba twaragowe. gusa hano umusore biramushimisha kubona aguye ku mukobwa atarazi ko bazigera bahuza na rimwe. umukobwa w'umukire yakunze umusore disi, umusore uciriritse, umusore ukennye, umusore woroheje. mana mbega isinzi, buriya urukundo rujya rutsinda rimwe na rimwe amafaranga. bivuze ngo umukobwa ntiyiteye ku kimwe na kimwe, ntiyiteye kuko bari kubyumve, ni uko icyambere cy'umusore amwemereye kamukunda, kwande bazibanira iteka. ni nuko agafilimi kacu kagenze, nabakundaga. cawu cawu.